duherukana Kindi gitashaka umushyikirano mpuzabitsina w'abashakanye ku mbaraga, Helena we atabishaka. Ubu bimeze bite? Mukurikira umukino. Horere koga ya mama. Cecekere tugiye gutaha mama. Ese ni mwebwe Sora? Nimutambuke rwose. Murakoze. Ngaho ucara kuri iyo ntebe umwururutse umwonse wasanga ashonje. Yewe ubusanzwe yashonje ntarira atya. Ahubwo ubwo wasanga ari urukingo rutangiye gukora akazi kare. Ese urukingo rwo niko rumerera abana. Harya ubukujuje ukwezi n'igice. Wabimenye rwose. Ukwezi n'igice kuzuye uyu munsi. Ariko shenge agakobwa kawe murasa nk'intobo. Neza ni wowe. Muke nukuri nanjye sinari nzi ko umwana aryoha kuri iki kigero mbibonaho. Ntabyo ruzi. Ntabwo mubeshye. Uzi ko neza rumuvugira muri saro. Ngiye nkirukira mu cyumba kureba ko aryamye muzitiramo. Yewe urwenya rwanyu rwatuma nibagirwa ko hari abandi ngomba kwakira pe. So biteye se. Ahubwo se Sora, Karame, umwana aronka neza nta kibazo. Yewe uyu mukobwa akunda ibere kubi. Araryonka nkumva neza aranyanse koko. Byiza disi ujye umureka yonka igihe cyose abishakiye kugeza ari humuje. Ahage rwose. Yewe umugabo mfite ko abimfashamora. Niyo asinziriye ansaba kumukangura ngo mwonse. Byiza cyane. Hato ngo tutamurangarana bikaba byagira ingaruka mu buryo bwa kamere bwo guteganya imbyaro twahisemo. Nukuri rwose. Ngomba kwigufashamo. Kandi rega nawe bizatuma akura neza yaba mu gihagararo, mu bwonko ndetse no mu mitekerereze. Hanyuma se uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro mwahisemo bimeze bite? Muke ndakumva. Ni ukuri pe gukoresha uburyo bwa mama nk'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro njye maze kubona nta kibazo pe. Nta kibazo rwose. Nuko mujye mukomeza kuzirikana ko iyo muri mu gukoresha ubu buryo bwa mama cyangwa se bwo konsa ko mama mugomba konsa umwana nta kindi mumuvangiye. Ibyo rwose. Erega n'ubundi hariho twahuguwe ku mwana yo nk'ibere rya nyina kugeza atangiye gufata imfashabere. Yego. Kandi akandyonka ntacyo bamuvangiye. Nukuri. Ntanswe noneho ubu turi kugira ngo Solange adasama. Ni byiza cyane. Hanyuma nanone umubyeyi wonsa akirinda kandi akarindwa umuhangayiko. Urumva? Kuko nabyo bituma amashereka yaba make. Ikindi ntabura indyo yuzuye kugira ngo agire amashereka. Humura rwose Muke. Gushaka indyo yuzuye ya Solange ni inshingano zanjye kugira ngo n'umukobwa wacu akure neza. Ndabeshya Sora. Muke ndakumva Sora. Umugabo wanjye ntacyo namushinja pe. Nawe urabibona ko umwana wacu atangiye kubyibuha kandi nanjye meze neza. Mwese mumeze neza pe. Muke guhangayika kwa Solange ntaho byaturuka ku mpamvu z'uko mukunda n'umukobwa wacu. Mbega byiza mukomereza aho ngaho rwose sibyo. Noneho kandi nongeraga kubibutsa ko umwana mugomba kumwonsa igihe cyose ku manywa na nijoro. Yaba arwaye cyangwa wowe Solange. Murumva? Kuko konka binamurinda indwara ndetse bikanamwongerera ubudahangarwa bw'umubiri bwo kuzirwanya. Mura rwose tuzabikurikiza Muke. Nuko murakoze. Harya ubundi Muke. Ndakumva. Nibagiye kukubaza. Mbaza rwose. Nibyo wanyu mukoresha ubuhe buryo bwo guteganya imbyaro? Kumbona nawe wakurikije abana bawe neza. Ariko se koko maho. Karame. Uburanze wiyemeje gushisha urugo ruhu rwawe ni isima pe. Ariko se Kindege iyi sima ko ariyo nkesha amaramuko urumva nayikirense uko niboneye. Ni impamo ya Mungu rwose. Ubwiza bwawe ntibukwiye gutoba sima. Naho bihurira rwose. Ubundi ubwiza ubuvuga ububonaye ko abezuba ari kurya weekend ku mazi. Si ibyo nkubwira se. Kuri ayo mazi uzahagera utumaze kuzana amabavu ibikonjo byarakobaguritse. Kindege igimenya kakabikimenya de. Kanitondere sima nkoreke bwo utangiye kakarimi kawe karyoshye. Data we. Ndakuzi Maho. Karame. Uzi n'ibindi. Mereza icyo gitiyo nkwereke. Akira. Ego ko Nyagasani. Ese kushaka kuncamagura umukobwa mwiza. Umva agenda wicare hariya. Ngewe nzajya nkora hawe nkore nahanjye.
ariko ndeka guhora mbona umukobwa mwiza nkawe umvunagurikira mu maso. Kindege aka kanya wibagije amahane ya kapita wacu mpereza atambona naranga yakanyirukanira de. Ariko wajya ureka kugira ubwoba arakwirukana se ngo azakikorera. Nyamara je no wabanza gutetera erega njyewe narakubonye ushobora kuba umunyabwoba sinzi ne bujye navuga mu rugo. Papa iwanjye ntawe ukopfora. Njya kuvuga bose bamaze kumenya icyo ntekereza ubundi ibintu byose bikikora. Akagabo gahimba kandi katarazira ahangaha si wawe winshuka de. Ntabwo ari ukugusuka amahoro yanjye. Ahubwo se maho Karame ibyo nakubwiye ejo bundi dutaha ko ntacyo wansubije nataye inyuma yahuye se. Yewe ibyo wambwiye nabonye wabyishinga yayo rishingwe pe cyangwa yagwa ku gasi. Mahoro Karame njyewe nakubwiye ibintu wabasha gupimisha ukuri kwanjye ukareba niba nkubeshya cyangwa ndi umugabo hano. Reka nikorere Kindege utaza kumbuza n'umubyizi w'uyu munsi. Maho noneho rero mbo nagira ngo akiri ibi 2,000 uze kubigura icyo ushaka nitujya kuruhuka rwose. Wagura amata wagura fanta wagura keke mbese Kindege 2,000 byose yewe rwose pe njyewe Kindegiti iyo mvuze mba mvuze ntukanshidikanyeho rwose. Kuri kose ndayibonye urudasumbwa cyane rwose. Helena yaratomboye oya se kandi wivanga ibya Helena mu byacu. Ahubwo mbwira wazaje kunsura mu rugo k'iwanjye nta kibazo ndi umwami. Mbabarira mama we Helena ntagiye kunkuramo iyo kotsa. Kwiki mahoro yanjye humura. Helena ni intama y'Imana nta mahane yazana ku bashyitsi banjye. Uzaza se Mwiriwe ntwari ni wowe yewe nibereye hano mu gikoni. Yewe uyu munsi wabihumuje umenye ufite abashyitsi badasanzwe. Nta bashyitsi nawe ubwo n'ibirungo biguhumuriye. Umva byahumuye pe. Udusuye mu masaha meza rero umenya turi bubisangire. Ugira ngo sindatinda Sheila. N'ubuhoro se bukugenza. Yego n'ubuhoro rwose. Narinje kukubwira ko umuriro washizemo. Kandi nyine urabizi ko muwe nishyira inzu harimo n'umuriro. Sha suri n'ukuri uzi ko nibagiye kugura sinzi ukuntu byanciyeho rwose. Oya birumvikana nta kibazo kubagirwa bo Sheila. Reka mpite mbikora kandi sha umbabarire ndakwinginze. Mpereza ahubwo iyo telefone iyo ngiye impande yawe. Akira. Okay merci. Oya ndakumva rwose Sheila. Umuntu aba afite byinshi bimuhugije. Wahora ni iki? Ahubwo se Sheila. Ndakumva. Nayitekana nana bamiseyo mu Cyongereza ngo bero nzaye njya gusengera. Hanyuma se kuki ushaka aho basengera mu Cyongereza? Ukunda Icyongereza kuri icyo kigero? Oya si ugukunda Icyongereza Sheila. Nuko aho nigaga twasengaga mu Cyongereza. Nari maze kubimenyera. Shariri ntaha hari. Gusa aho dusengera misa yawe mu Kinyarwanda biryoshye pe nabyo wabikunda. Tumva nawe nayumva ntacyo bitwaye. Kuko icyambere rega no gusenga. Ibyo byo nukuri rwose. Ariko rero ni nayo yayo tuvuga ibintu dusubira ibindi. Password ya wifi yawe rwose nushaka kuyihindura. Urigiye kunyibagiza kugura mega zanjye neza. Sheila. Umuri byo nta kibazo mbebonamo rwose. Kandi kirimo nakubwira rega. Nukuri meruka kugura mega kera mbere ya cyagiye. Erega Sheila burya gusangira ibyo dufite nta kibazo gikwiye kubamo. Okay mu rwego rero rwo kugushimira ko watumye nohereza dosiye isaba akazi ku gihe. Nyemerera rwose dusangira ibya saa sita sibyo? Halo. Ndumva noneho turi kumvikana neza. Network ya hano yari yigize nabi. Sine? Karame. Bigenje ute se noneho simbiri tatsu? Uzi ko nagiye mu nguni mu cyumba cyanjye kugira ngo mbone network. Ari ahantu nyine biri hagije hakaba n'ahandi wagira ngo ni mu mwobo neza neza. Sorry kabisa. Ariko uzi ko hari igihe uzambwira ko wicaye no hejuru y'inzu. Actually reka nzakohereza $1 ugurira abo utayawishimiye kugira ngo tuzajye tuvugana nta kirugo yashaka. Uravugisha ukuri?
ni ukuri urakoze shenge. Imana ifashe abakobwa bo hanze ntibazaguhindure. No, ahubwo wowe abasore bo mu Rwanda uzabambwirire ko nabatanze gutaha umutima wawe. Ntibazagerageze gusesera rwose kuko nawe urindishije ibibunda bya rutura. Oya humura rwose. Ahubwo utinze kuza ngo bose bakubone bakumenye nyine. Humura si kera. Nibyo? Wow. Ahubwo se mbwira, aho uri nta neje ihari? Irahari nyinshi cyane. Uzi ubukonje buri inaha? Wibeshye ugasohoka utifubitse rwose ntiwabasha no gutera intambwe. Rahira. Of course. Usiko n'ubu ntigeze njya gukora kubera nejisha. Ubukonje bwa hano bungana n'ubushyuhe bwaho. Uzi none iyo bigeze ku bazungu. Umva bo barashishuka. Nako natwe abirabura hari igihe dushishuka da. Excuse me? Mora mwihurira nk'inzoka noneho. Ndumva mubayeho nabi nubwo mwibera mu bihugu bikize. Oya, so kwiyuburura. Cyakora ntakubeshye. Wazaba amahirwe yo kuhagera nkahareba rwose. Nashaka ngahita nigarukira. No, wigarukira se kubera iki bebe? Azamate ababyamavuta ukaba hafi yanjye. Hane nawe ngo wahita. Sigaho rero gutuma ndota ku manywa. Izo ni inzozi ntatekereje ko zasohora mu gihe cya vuba. No, uruta utemara ariko ubundi. Actually, humura n'inza mu Rwanda rwose nzagufasha gushaka ibyangombwa. Hanyuma ngusabire viza nisubira tujyane. Uravugisha ukuri? Avutansaze no kuri kibara sheri. Abudatuma ntangira kurota ndi mu ndege kandi ntaranayibona amaso ku maso sheri. Nakubwiye ngukanguka. Ubwira ni ukuri rwose. Nibyo. Reka wowe niba utizeye ko ari njye muri kuvugana. Wenda ukaba wizeye ko uri kurota nk'uko ubivuga. Oya, ndabizi ko uri uwa nyawe rwose. Kandi ndabizi ko utambeshya rukundo. Humura rero. None se Sine. Karame. Wambaye gute sha bebe? Cyore, noneho kindi gitari gusaba amahoro kumusura. Hena azamwakira ate? Naho ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezweho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ku wa mbere no ku wa kabiri ni saa 12:15 z'umugoroba. Ku wa gatatu ni saa 12:45 z'umugoroba. Ku wa kane ni saa 11:45 z'umugoroba. Naho ku wa gatanu ni saa 2:15 z'ijoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789811320 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email. Adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Imbyaro kubashakanye burinda kubyarinda hekana abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango bucihohoterwa buca amakimbirane ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.